Ndabasuhuje kandi ndabaramukije, mbifurije kugubwa neza mwebwe mukunda ibiganiro binyura kuri uno muyoboro mugari wa YouTube channel ari nayo yacu. Uyu munsi twabateguriye inkuru nziza cyane y'igitangaza mwari mwiteguye kumva mu matwi yanyu. Murabizi yuko buri uko duteguye filime mba ngomba kubabwira buryo ki iyo filime yagenze. Iyo filime iba yanyuze haruguru ku muyoboro mugari wa YouTube channel witwa MK Original TV. Murabizi yuko twabakoreye filime y'umwanzuro w'umukire, tubakorera filime y'umusore w'umukire, tubakorera filime nziza cyane kandi ziryoshye mwakundaga kure, ubundi mugakanda like, share ndetse na comment. Rero nyuma yuko tumaze iminsi dusoze filime yitwa umwanzuro w'urukundo, tukagenda tugakubita 2 week, ubwo ndabara ibyumweru bibiri tutari twabagezaho indi filime, nagira ngo mbabwire yuko mwari mushonze muhisiwe. Uyu munsi twabazaniye filime y'agaterera nzamba, twabazaniye filime ikomeye cyane, twabazaniye filime igomba gukundwa, twabazaniye filime izakundwa n'umuntu uwo ari we wese, kuva ku ruhinja kurinda ugeze ku musozo wayo, kurinda ugeze ku musaza. Ni filime nziza cyane y'amateka, ni filime izaba irimo igisasu giteye ubwoba, ni filime izaba irimo ubuhumyi bwinshi cyane, ni filime izaba irimo kurwanirirana, ni filime izaba irimo ubugambanyi, ni filime wavuga yuko igiye kuza ubundi igatwara imitima y'abantu benshi. Ndahamya nashidikanya yuko umuntu uzareba episode ya mbere uzagira amatsiko yo kureba episode ya kabiri, uzareba episode ya kabiri akagira amatsiko yo kureba episode ya gatatu, kuva dutangiye kuri episode ya mbere kurinda tugeze kuri episode ya 53. Murabizi yuko ariho dusoreza episode, bundi tugahita dutangira season ya kabiri cyangwa se season ikurikiwe bitewe n'izo filime tuba twabanyujijeho. Rero size ngizi saa 8:30 z'amanywa uyu munsi kuri no tariki hagomba akunyuraho filime y'amateka twabateguriye, ubundi tukayisohora tukayinyuza ku muyoboro mugari wa YouTube channel witwa MK Original TV kuri ayo masaha mbabwiye haruguru. Byanga bikunda nawe nimba warakunze filime zacu twabakiniye mu minsi yashize, uze kunyarukiraho kuri ayo masaha kuko twarangije kuyiteguza. Murabizi yuko uye twenda gusohora filime nshyashya tugira gutya, twarangiza tukabakorera aka video gato kamara nk'iminota 2 cyangwa 3 tukakanyuza kuri uriya muyoboro mugari wa YouTube channel kugira ngo filime yose izaze isanga mwiteguye. Ese nawe waba wanyarukiye kuri uriya muyoboro mugari wacu witwa MK Original TV ukaba wabashije kubona ako gace ukuntu kari kameze? Na gace k'amateka nawe nimba wakabonye, ibuka gukanda subscribe, wandika hasi muri comment ati nakabonye. Ese ubundi muri gukeka uriya muntu wambaye mask arinde muri filime y'umusore w'umukire ko hari harimo umugabo wari wambaye mask ariko yitwaga MK Original? Size ngizi MK Original akaba azakina baramuhinduye impumyi nawe akemera kwihindurayo ariko arora. Ese cyusa kukiyemeye gukora biriya bintu kuki Keti bamuhaye isezerano yuko bazamurwanirira? Ese koko MK Original ko bamuhinduye impumyi koko azamurwanirira? Ese mukeka uriya muntu wambaye mask arinde? Ibyo byose ndabishaka hasi muri comment imbere yuko ino filime igira gutya igasohoka ubundi ikagera ku muyoboro mugari wa YouTube channel yacu ari nayo yanyu. Ni filime nziza cyane, ni filime y'amateka, ni filime igiye kuza ikubiye, ni filime ikubita, ni filime harimo ubugambanyi, ni filime harimo kurwanirana kwinshi cyane. Ubwo rero sasa noneho njyewe ubwanjye mbere yuko dutangira ikiganiro, munyemerere ikiganiro cyacu tugikomereze ku mwana w'umukobwa witwa Diane, aho yajengereje Cyusa ndetse n'umwana w'umukobwa witwa Kete. Ese ubundi biniki kayira makuru ye? Ese ubundi wabo bazava hanze ryari? Ese MK Original nayo ko yagiye hanze azavayo ryari? Ese ko hari umugabo yasigiye ububasha bugomba kurinda umwana w'umukobwa witwa Cyusa kubera yuko uriya mukobwa babanaga witwa Diane yari yarazengereje uriya mwana w'umukobwa witwa Cyusa? Ese koko yaramurinze? Ese ibyo bamubwiye koko yarabyubahirije? Ibyo byose ni munyemerere tubikurikirane muri kino kiganiro, dutangira n'ikiganiro cyacu tugitangira gutya. Wari umunsi udasanzwe w'umuvandimwe witwa Cyusa, abwo yari afite anniversary, yari yararangije kuyitegura ariko ayitegura mu ibanga, ubundi arangije abihisha Diane kugira ngo Diane atazabimenya, ubundi akarwanya anniversary yiwe neze kugenda neza. ubwo umuvandimwe witwa Cyusa ku munsi wa anniversaire yagize gutya ubundi arangije ararwara.
nyuma yo kurwara nibwo agahinda kamwishe cyane, ariko aza kubura kirwaza. Ese uzi kurwara udafite kirwaza ufite umwaku amahirwe menshi yo kuva mu buzima. Aho umuvandimwe witwa Cyusa yaje kurwara indwara ikamukomerera cyane, ubundi umuvandimwe witwa Diane akaza kubimenya akagenda akamutindikira mu nzu aho kugira ngo amujyane kwa muganga. Cyusa muri uko kurwara kwiwe yaje kwibaza byinshi cyane, aho yatekerezaga nimba azakira cyangwa azapfira aho hantu. Nanone yaribazaga ati se wandwanaga nko ari MK original, ese azabimenya ryari, bizagenda gute kandi ari hanze nta nimero yiwe ngira, ese nzamamagara gute bwo nabona nimero yiwe kuri muvandimwe ngo ni Diane yanyambuye telefoni kubera ko nyangana ku nzira. Nibwo haje kuza umugira neza uvindimwe na Diane. Umugira neza yitwaga Kelly, yikundira umuvandimwe witwa Cyusa cyane, umutima we rwose ni wamenya ahantu waturutse, wagira ngo nta vindimwe n'uriya mukobwa. Akimara kumenya amakuru yuko Cyusa arwaye nibwo yagiye kumuhuririza, ariko agiye kumuhuririza ubundi Diane arangije abihindura intambara. Yewega umuvandimwe witwa Nuza yarakubiswe cyane, ubundi induru ziravuga muri urwo rugo, urugamba ruba urugamba. Aho umuvandimwe witwa Cyusa yagize gutya, ubundi arangije ajya kubyutsa Keti kugira ngo aza murwanirire. Nibwo Cyusa yaje gufata umwanzuro, ibintu biramunanira, aragenda araryama kubera yuko yari arwaye. Yaragiye ajya muri icyo cyumba amaramo igihe kirekire. Kelly yaraje amusangamo aramuhururiza. Akimuhururiza nibwo haje umwe mu bo MK original yasigiye ububasha bwo kuzarinda Cyusa icyamubaho icyo ari cyo cyose. Mubyibuka ruguru gato yuko Cyusa ajya kujya hanze, hari umwana w'umuhungu witwa Yannick yabwiye ati umunsi Cyusa yagize ikibazo na kimwe uzamamagara umbwire, ndi tayari kurinda isezerano ryanjye kandi Cyusa ndamukunda. Cyusa amufasha nk'umwana wanjye, ndifuza yuko ikizamubaho icyo ari cyo cyose uzamamagara ukambwira, ubundi tukakirwanya kugeza ubwo Cyusa akize. Koko Cyusa yararwaye, ubundi aragenda araryama abura kivuzwa. Wa mugabo nibwo yaje asanga Diane yasohotse yagiye, ariko asanga wa mwana w'umukobwa witwa Kelly. Aza kumubaza ati Kelly umeze ute? Nibwo Kelly yaje kumubwira ati meze neza, atari ko mfite umurwayi. Ese arwariye hehe? Bashaka kumuhisha ahantu ari. Nibwo yagize gutya ahita akingura icyumba, arangije yinjira mu nzu ati bino byumba aho ariho hose ndahazi. Akihagera yasanze umwana w'umukobwa yaranoze, yasanze umwana w'umukobwa yararwaye kera ari hafi gupfa. Nibwo yaje kumusuhuza, arangije aramubwira ati humura, ngiye gukurikirana ibyawe ibyo ari byo byose kugeza ino ndwara yawe ikize. Yaje gutuma ibinini kuri farumasi arabimuzanira. Umuvandimwe witwa Cyusa yarabimweye koko atangira koroherwa, ariko atarakira neza. Nibwo umuvandimwe witwa Diane yaje aramubwira ati hita usohoka muri iyo nzu uze ujye gukoropa kandi ujye mu kazi. Akihagera yasanze ari kunywa imiti, ubundi intambara irarota. Reka sinakubwira, Cyusa yarakubiswe, ubundi na Kelly arakubitwa cyane, imikoropesho arayirya ye biratinda birahava. Nibwo yaje kumubwira ati uwo nguwo yari Diane yabwiye Cyusa ati hita uhaguruka ukorope hano hantu, sinifuza yuko ukomeza kuryama, izo ni nyabingi ziwanyu. Umuvandimwe witwa Cyusa yaje gufata umwanzuro koko wo kuhakoropa, ariko akihakoropa agifata umukoropesho agitorosha yahise hano kayikubita hasi. Akikubita hasi umuvandimwe witwa Kelly yashatse kumukiza, ariko gukira biza kwanga. Ubundi umuriro, ubundi urugamba rwo kurwana intambara yo kurwara ruba intambara yo kurwara. Ubundi umuvandimwe witwa Kelly ahita amwaka umukoropesho, arangije aravuga ati reka nze mukoropere. Arangije aramukoropera. Nibwo Diane yaje kuza asanga koko Kelly ari kuhakoropa. Kelly yakubiswe imikoropesho myinshi cyane. Kelly yakubitwa inki, abwirwa nabi cyane ngo nashaka yuko akora biriya bintu, ngo ikiba cyafashe Diane ngo ni nyabingi ziwabo. Diane yaje kubwira uwo muvandimwe ngo ni Cyusa ati byanga bikunda wowe nuva hana amahoro atuzangaye, atushaka wagenda MK ataraza, ati kuko nureba nabi nzakwica. Ese koko uriya muvandimwe ngo ni Diane ubundi ni gatiki? Ese ni umukobwa, ni umuhungu, ni umunyamahane? Amakuru yameze ate? Ibyo byose tuzabireba mu kiganiro kizakurikira mu minsi itaha. Ariko nanone nyigisoza iki kiganiro, dufite filime nziza cyane y'amateka yitwa
yenda kwitiranwa n'umusore w'umukire. Nimunyemerere uyu munsi simbabwire icyo ukuntu iyo filime yitwa, ariko byanga bikunda uyu munsi iraca ku muyoboro mugari wa YouTube channel witwa MK Original TV. Mugomba kwikurikiranaho ni filime y'amateka, ubundi muze mukanda hasi subscribe, like, share na comment. Ibiganiro nk'ibi ngibi byo nakagaruka.